icyambere no kumenya ururimi rwawe nibwo wimenya ukamenya uwo uriwe mwene nde wande yande wande wahe. Twakoreye inama Brazil, dukorera inama Colombia, iriya ni Espanyol, ni muri Bogota. Twari Bogota Colombia, hari abantu benshi cyane, abantu benshi bari baje abavuga icyongereza, ababona ngiye batarimo bansemurira, bamwe bagira amatsiko abandi barababara mu Tibutu umuntu yaba yaje mu nama ntimumusemurire. Inama ya mbere umunsi urashize, inama ya kabiri ntabwo twakuvuga undi inama yarangira umuntu mutamusemuriye. Kuva twagira barati mu mwanya rero atanga ibitekerezo. Igitekerezo rero batangaga mu rurimi rumwe, njewe nagitekerezaga muri zo ndimi kwarenye. Ntabwo rero aho igifaransa igarukira si icyongereza igarukira, ntibanganya amagambo n'igiportugale n'Espanyol. Mwese muradusemurira ko uriya ntimwamusemuriye kubera iki mudashobora guhana agaciro na tike yakoresheje aza mu nama. Irobo muraziza, abantu bese bazi robo yagukorera imirimo myinshi ariko ntimwaganira. Abagizi ba nabi banya California bari bakoze robo z'abagore ngo ntiza zitongana mu nzu. Kandi abagiriki n'abaroma banonosora neza imibari ibiharuro biranga igihe kigeze, batangiye bashinga umugano bakawutobora kuri buri bugingo, umugano uhagaze. None izuba rikirasa bakareba intoboro umuco uri muca gutyo enga ngo ni umutwenzi. None ku museke twebwe iwacu ntiwahora uvuga ngo ku museke nabyo bigira umwanya munini, ukabaza ngo icyo gihe hari ryari burimo buca. Hari ngigihe cyo kujutse nka cyo kureza amaganga, niba baza ngo igihe cyo kureza amaganga ukamenya ko ari mu gitondo. Igihe cyo kubyutsa inka ni mu gitondo. Hari igihe cyo guhaza cyo gukama hagati ya saa moya saa mbiri mbere ya saa tatu. Hari igihe cyo gucura inyana, ukamenya ko izuba rigiye kugera hagati, izuba ryabaye ryinshi bacura inyana zive ku zuba, aho ni saa 5 na saa 6. Igihe cyo gushora hagati ya saa 7 saa 8 saa 9. Igihe cyo guhindura saa 10 saa 11 mbere ya saa 12. Igihe cyo koza inkongoro abagore bakamenya ngo inga zigiye gutaha, iyo ni saa 12 ayihurira na saa 11. Mu gukama ni mugoroba, guhaza umugoroba. Abadusanzwe badukurikira muri Bonjour Minembwe TV, ndetse umunsi muradusanga no kuri Itongo TV, hanyura ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero twongeye kugira umugisha muri uyu mwaka w'2023, tubonana n'umwarimu wacu dusanzwe twakira cyane witwa mwarimu Ndabaruta. Okay. Ruhori. Ndabaruta, karibu sana. Mu minsi ishize twatunguwe n'ikiganiro wakoze mu rurimi rw'Espanyol. Bamwe bavuga ngo ni Igifaransa, abandi ngo ni Kigiriki, abandi ngo ni Portugais, ariko tubajije ababizi batuvuga ngo ni Espanyol. Niyo mpamvu twagushatse uyu munsi kugira ngo tubaze ururimi, wenda uratubwira indimi ukoresha, tubwire ururimi kurwumva wewe mu bwawe bumenyi. Ururimi ruvuka dute, indimi zihurira hehe? Tuvuge ki Espanyol n'Igifaransa n'ururimi rwacu dufite murenge n'Igiswahili. Ururimi ni iki cyangwa ururimi abantu bavuga ni uruhe? Ururimi n'urwo kugira gute? Ni urwo kuvuganamo, umuntu akavuga undi akamwumva akamusubiza nawe akamubwira. Icyo bakabyita ikiganiro. Ikiganiro guhanahana amakuru, umwe akabwira amakuru y'ibiriho, cyangwa se umuntu akavuga amakuru y'ibyabayeho akabibwira abatari bahari, cyangwa se niba ari ibyabaye kera umuntu akabimenyesha abana bakazabibira abuzukuru, abuzukuru bakazababwira abuzukuruza. Kurya mwavuze ngo umuntu utaravuganye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ibi byose ushaka kumenya amakuru sekuru yavuze
uyabwirwamo ururimi ni rwo rubasha gukomezanya ayo makuru, ni moyen de transport ya information, uburyo bwo kujyana amakuru, inzira yo kujyana amakuru no guhanahana amakuru hakoreshwa ururimi. Rero ururimi ni ikiganiro umuntu akabasha kuvugana n'undi abakumvikana mu rurimi hakoreshejwe ururimi. Noneho ururimi ni ikintu kinini cyane. Hari ururimi hakoreshejwe amajwi, hakaba n'ururimi rw'ibimenyetso, inyamaswa, ibiti, ibindi bihumeka byose bitari abantu, ibyo bihanahana amakuru, moyen de communication yabo, communicarare, no kuvuga ngo kugirana ubusabane hagati y'ababiri. Kono no kuvuga ngo kun avec, kuvugana na, kuganira na. Ibindi biremwa bitari abantu nabyo bihanahana amakuru. Niba ari inyamaswa mu bwoko bwazo zihanahana amakuru, niba ari inyamaswa zigunze zihanahana amakuru, no niba ari inyamaswa ziba mu miryango zigira imiryango, ugeze no mu nyamaswa zigira imirara zigira uburyo zihanahana amakuru, twatewe cyangwa se tugaba igitero. Niba ari inyamaswa zihaha, inzuki, inzukira, intozi, bura busimba bwose babwita ubusimba buto, binyegeri, dushishi, turahaha. Ntabwo ari twirwanaho ngo umuntu arye agasimba karye kamire birangire, izo zihahira izindi. Ibyo bigira communication. Ni gute zabonye ahantu hari haho, cyane cyane inzuki n'iz'abantu bazi, nihe zabonye amawuwa, nihe zabonye ifu. Iyo ruje ari rumwe barwita umuyugiri, ariko mu kanya gato bajya kureba ugasanga ya miyugiri yabaye 5, nyuma zikaza ari nka 50 zikayora ifu zikayitwara. Ariko ururimi rwaje gutata aba ari rumwe, ruje gushaka amawuwa, indabo, cyangwa ruje gushaka ahari ifu rukajya kubwira izindi. Ubwo buryo rero imvugo zihana amakuru y'ahandi ibiryo biri, n'intozi n'ibinyegeri. Ikimonyo cyane nicyo kigira ubwenge bwo guhaha, gusaka, guhunika. Mu buryo ne Bibiliya ivuga ngo umuntu ushaka kugira ubwenge azisunga ikimonyo kimwigishe. Kwigisha rero no buryo bwagutse bw'itumanaho bwa communication. Ururimi rero ntabwo bigarukira ku bantu. Ibiti bihanahana amakuru, inzuki zirabwirana, inzukira n'intoze zikavugana zikabwirana amakuru. Ururako, ibibugu, zavunderi, isazini, byose bihana amakuru aho byabonye ibiryo, aho bigaba igitero, no kuntu biyaranje igitero, cyane cyane inzukira n'ibimonyo nibyo bigaba igitero, hanyuma bikazana iminyago, birakominikana, biravugana. Urakoze cyane. Reka tugende nk'abantu twemera Imana, turi nko muri Bibiliya. Adamu nk'umuntu wabaye wa mbere, umuntu wa mbere wabayeho ari umwe. Ese Adamu yageza avuga, yabaga mu buhe buzima? Communication yari yihe? Hari icyo bita solo loquio, internal monologue, kwivugisha, kuvugisha wowe. Hari igihe uvuga ukivugisha ucecetse, cyangwa ukivugisha ugasohora ijwi bivana n'imyaka ufite. Umwana yarimo yivugisha ahita avuga, ndagiye gukora ibi, reka mpaguruke, reka nishimiye ku ivi, reka icyo umwana akivugisha akabikora. Naho umuntu mukuru ashobora kwivugisha acecetse kuko atangiye kumenya kugira ibyo ahisha, bakaba babona akoze ibimenyetso kurimo aganira yiganiriza. Igihe rero umuntu adafite uwo baganira arivugisha. Adamu yarivugishaga kuko ntabwo yari afite uwo bavugana. Iyo umuntu rero yivugisha, uburyo bwiza bwo kwimara irungu uri wenyine, uririmba n'ijwi rinini cyangwa ukaririmbira mu matamatama. Cyane cyane nk'iyo abantu babaga baragiye uri wenyine wagize urungu cyangwa wanezerewe, hari igihe wavuga ngo urimo uraririmbira inka, ariko uba urimo wiririmbira. Ariko hari igihe unaririmbira n'inka. Hari igihe turirimbira inka, twaririmbira inka duhinduye, twaririmbira inka dushoye kugira ngo zijye ku murongo neza zitakuvunye. Ariko cyane cyane turirimbira inka y'isuri, tukayihumuriza ko yapfushije, kuko tuyishakamo amata kandi nta nyana yonse, kugira ngo tudakama. Iyo ukamye amata y'inka yapfushije inyana yitwa amasuri. Iyo ukamye amata y'inka inyana itonse akitwa amakaba. Rero
karite y'amata y'amakaba na karite y'amata y'isuri mu kanwa ntaryoha kimwe, ntagira saveri imwe fure imwe, noneho kugira ngo nabone kantite nyinshi, niyo mpamvu twaririmbiraga inka y'isuri. Adamu nawe rero kwimara irungu yarivugishaga akanaririmba wenyine akibwira, cyangwa akabwira ibintu biri aho sero n'icyo bishakaho, cyane cyane iyo ashaka kwimara irungu akaririmba wenyine akibwira. Kavuga nk'urwo rutanze, eske biriya byo kuririmba inka y'isuri arababifata ko ari nka mita, ari ibintu bitafite impact igaragara, ushobora kuririmba n'ubwo utoririmbira wowe kama kayabona, birashoboka? Umuntu wese wakamye afite wamwigishe gukama. Rero gukama inka ifite inyana ireta cyangwa ikamiza ku bwana yakubonanye yagusuzuguye, ko urimo ukora ibyo utazi, akabwira inka kwima amata kuko yagusuzuguye uri umwana, hakabiye n'inka kwima amata kuko yakubonye itakuzi itakumenyereye, imenyereye nyirayo nawe kayakwima kandi ungana nkawe, hakaba uyibesha ukayihenda, ukazana impumuro y'imyenda ya nyirinka, ikakwinukiriza ku isapu, ikakwinukiriza ku ikoti, ikakwihorera. Ariko kuko wubashe nyirayo ukamwambarira imyenda, ikaguha amata, ukagira ngo ntiyakubonye, yakubonye ariko yemeye ko wemeye nyirayo, wamuhaye icubahiro. Nawe ngiyo abana bato batazi gukama, iyo bigeze ku isuri iramiza ikamwihorera, kuko isuri turayiririmbira. Cyambere tubanza kuyiha ruswa y'umunyu kugaho, yamara kumenyera abagabo bakuri bo barayikama bakayiririmbira. Kwiririmbira rero ni ukwihorahoza, ukaganira nayo yibwira, ikagusubiza mu rushunzi mu kuguha amata, ukumva ko yemeye indirimbo iririmbiye. Waza gusukama ikamiza. Uvuga ngo hari communication y'abantu n'inyamaswa cyane, buri nka zose zigira amazina. Kandi impamvu bita ikintu izina nubwira ngo umunsi bazagihamagara kizitabe. Inka y'isuri rero kuko idafite akanyana kavumera ngo yitabe, urayihamagara n'ibikuzi ikakwitaba. Niyo mpamvu tuzita amazina. Izina rero ira ngo mukominikane. Okay, urakoze cyane. None reka tuje ko turaganira ku kintu cyane n'ururimi cyangwa ubwiro bwa communication. Hari ijambo dukoresha ngo ni langue maternelle, mother tongue, ururimi rwa mama. Kubera iki tutayita langue paternelle, dukoresha ibyo jambo. Bakayiha mama aho kwita data. Umwana ari muri se, kabibiri twemerera ikatubwira ngo Lewi yarari mu mugongo wa Aburahamu, Isaka na se Yakobo batarabaho, ngo yarari muri se, ise ataravuka na sekuru ngo yarari muri sekuruza. Ariko iyo atangiye kuba visible mu buryo yaboneka, nubwo yaba ari microscopique, umwana agize ukwezi mu nda ya nyina atangira gukominikana n'umwana, amarangamutima ya nyina agira impact ku mwana. Noneho umunezero w'umwana nyina arawumenya, umubabaro wa nyina umwana akawumenya akimutwite. Iyo amaze gukura rero afite nk'amezi 4-6 aba umwana avugisha na nyina akamuvugisha. Nubwo twe tuvuga ngo uri umugore utwite arimo arivugisha, arimo arabwira umwana kandi atarimo amwumva, umwana barimo amwumva. Iyo amaze kuvuka rero, umuntu wa mbere bavugana umwana ataramenya urufwabi, ataragira voyelle na consonne, ashobora kugira umwaka umwana azi inyuguti imwe cyangwa ebyiri, akaganira na nyina akamusaba ibintu byinshi, nyina akabyumva kandi akabimenya akoresheje za nyuguti ebyiri gusa. Nyina akamenya icyo umwana akeneye. Mbere yaho ngaho ararira, amarangamutima y'umwana nyina akayasobanura. Arashonje, afite ibitotsi, arashaka ikiniki. Ariko atangiye kuvuga, uwo bavugana mbere umwana sise ni nyina. Umwana igihe cyose akiri bebe aba ari kuri nyina, aba ari uwa nyina. Amaze kuba mukuru atakiri bebe, yageze mu gifaransa aho mwita enfant, aba atangiye kuba uwase. Ariko umwana atangira kuba uwase neza, ari umwana w'umuhungu utakiri enfant, wabaye fils, atangiye gusa na se, afite intoki cyangwa ikirenge n'amatwi ameze nka yase. Isa agatangira kumwemera. Waruvuze ngo umwana ari mu ashobora kuvugana na nyina, bisedekeje muri Bibiliya za nyina wa Yesu na nyina wa Yohana baramukanya. Biriya bintu bifitiye impact cyangwa bifitiye Elizabeth. Mariya yaje gusura Elizabeth. Elizabeth agize iminsi afite agahinda ko umwana agejeje amezi 6 ataranyeganyega. Ariko Mariya muramukije, uwo mwanya Yohana ahita ashiguka mu nda, arikanga ariko n'umunezero. Ntabwo habayeho ama vibration hagati ya Yohana na Yesu, ahubwo umunezero w'umwana uri mu nda uhinduka umunezero wa nyina, umunezero w'umugore uba n'umunezero w'umwana uri mu nda, agahinda n'akababaro k'umugore
agatransmeta mu mwana ukiri mu nda. Niyo mpamvu baca umugani ngo ntawe usa n'umugongo wamubyaye wamuhetse nk'uwo yaraye inyuma igihe kirekire. Kandi uwiba afite umwana mu mugongo aba arimo amwigisha, uwiba ahetse aba arimo abwiriza uri mu mugongo. Nuko ngo umwana aba yegereye nyina cyane igihe cyose akiri umwana. Twebwe ntidufite amagambo atandukanye umwana sero imyaka afite, ariko igihe cyose akiri uruhinja, uruyoya, umwana muto aba ari kumwe na nyina. Amagambo ya mbere umwana akoresha na nyina bigatuma babyita amazatange, langue maternelle. Aha, reka tuje ku ndimi noneho z'amahanga. Usanga indimi zimwe ari nyinshi, donc zifite donc vocabulaire ndende, izindi zikagira ngufi. Tuvuge nk'igishinwa ugasanga muri ki vaste kuruta icyesipanyole, biriya biterwa n'iki? Ururimi, amagambo ni amajwi. Iyo ni ururimi ruvugwa, ni amajwi. Ayo majwi agira amashusho. Amashusho y'amajwi niyo maletere. Hakabaho amagambo yitwa inyajwi, sauti, ijwi, sauti bazita voix, voyelle, ijwi. Hakabaho n'amakonsoni. Noneho buri rurimi rwose izo nyuguti zigize ururimi bita alphabet, alphabe, urufwabi. Buri rurimi rugira urufwabi rwawo, urufwabi, alphabe, urufwabe. Buri abantu bose bagira urufwabi rwabo, c'est-à-dire bagira amaletere yabo, yaba amavoyelle n'amakonsoni. Ntabwo bivuga ngo abantu ururimi rugira inyuguti nyinshi, urufwabi runini a b kugeza ku nyuguti yabo ya nyuma ngo ni rwo rugira amagambo menshi. Oya, hariho ururimi rugira amaletere make kuri alphabet yabo, ariko rukagira amagambo menshi. Abandi bakagira urufwabi runini ariko bagira amagambo make. Hakaba n'abandi batagira n'urufwabi, batagira ururimi rwabo, ntibazi urufwabi ni ishusho y'amajwi y'amaletere yabo, forme physique ya voix ya sound. Niba tuvuze ngo a, igihe cyose yarwari rukiri ururimi ruvugwa rutandikwa, ntibari bazi ngo a isa gute, kugeza igihe batangiye gushushanya inyuguti ya a. Rya jambo bavuga ngo ba, ahantu hose mu magambo abamo ba, ntibari bazi ngo irasa gute, kugeza igihe haje abantu b'abanyabwenge bahimba ririya jwi riba rimeze ngo ni ba. Ururimi rero rushaje rwa kera rugize iminsi, nibo bahishuye uko bagiye barema amashusho y'amajwi, ariyo yitwa lettre. Lettre ni forme physique y'iriya so. Okay, urakoze cyane. Ariko ari usanga tuvuga ati twebwe igihugu cyacu turi gikene, iri jambo dusuko turyita wenda bikari situation cyangwa environnement. Igihe cyose mwaburi ijambo uko muryita, mwemerewe gutiraho iryo jambo riturutse. Bayita les mots empruntés mu gifaransa, borrowed words mu cyongereza, amagambo batiriye y'amatirano. Iyo hadutse ikintu mutagira iwanyu, mucita izina, mukomezanya rya zina ryaho cyaturutse. Niko ariko bimeze, kuko ntabwo mwagirira ikintu cy'izina kitahaba, mugira izina ry'ikintu ariko mugifite. Abantu bagira ibintu byinshi bagira amazina menshi. Bya bintu rero bitangiye gushirwa mu bikorwa bikora, bakagira amaverbe menshi. Icyo gihe urwo rurimi rukaba rwagusa ari rwinshi kuruta rwa rurimi ruri kukarwa k'abantu bake bafite ibintu bike, nk'abantu batagira amashyamba. Ubwo se wababwira ngo nibavuga amoko y'ibiti byo mu ishamba 1000, bagira gusa ibiti 5 mu butayu batabigira. N'ibindi bintu byose niko bimeze. Ibyo bagira babigirira amazina, iyo babishaka kubikoresha n'ibyo bikora ururimi rukabuka. Icyo mutagira rero ntimukigirira izina, ntimukigirira n'ijambo. Ariko hari amazina usanga no bagikoreshwa ko muri rurimi rwacu, bakavuga ngo icyo ikazari zitashe twari tuzukirije, donc ni kamasaha bakayagereranya na activité bakora. Tuvuge nko muri Bibiliya bavuga mu Isaki, ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Abantu babaraga igihe mbere y'uko Abagiriki n'Abaroma banonosora neza imibari, ibiharuro biranga igihe kigeze, batangiye bashinga umugano bakawutobora kuri buri rugingo. Umugano uhagaze
none izuba rikirasa bakarebaho intoboro umuco uri muca gutyo gutyo kugeza bashinze igiti abagira ikibo bashinze igiti none bakareba ukuntu cya gicucu kigenda gikura kizenguruka cya giti gishinze cyari igiti cyari gishinze nka burya twashinga giti mu kibuga nyinka zishimeho zishinzeho ibo cyari igiti cyerekana aho igicucu kigenda cereka abaratini abaroma n'abaheburayi bakabara inshuro isake yabitse burya isake ntabwo ibika nijoro gusa isake ibikana ku manywa hariho n'inyoni zindi nazo z'amasake inyoni z'ingabo nazo zibara amasaha ya ku manywa na nijoro no mu rukerera nuko abantu batazitaho noneho rero bakabara amasaha yabo inshuro isake zagiye zibika muri abo bantu bafite umuco w'isake abaratini abaroma n'abayuda rero twebwe amasaha twayabariraga ku bikorwa bijyanye n'inka ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo amasaha dayire habe n'amezi kalendari yacu yaturunaga ku nka abahinzi kalendari yabo igaturuna ku myaka noneho iyo bukeye kuko twe muri filozofi yabo mu bitekerezo y'abakurambere bamenyaga ko umunsi utangiye izuba rirashe umunsi utangiye umunsi ugaseka bakavuga ngo umuseke urasetse ikirere kirasetse umwijima uvuyeho n'abaturanyi bacu babyita guseka ni ugutwenga ngo ni umutwenzi noneho ku museke twebwe iwacu ntiwahora uvuga ngo ku museke nabyo bigira umwanya munini ukabaza ngo icyo gihe hari ryari burimo buca hari nk'igihe cyo kujutsa inka cyo kureza amaganga niba bavuze ngo igihe cyo kureza amaganga ukamenya ko ari mu gitondo igihe cyo kubyutsa inka ni mu gitondo hari igihe cyo guhaza cyo gukama hagati ya saa moya saa mbiri mbere ya saa tatu hari igihe cyo gucura inyana ukamenya ko izuba rigiye kugera hagati izuba ryabaye ryinshi bacura inyana zive ku zuba aho ni saa 5 na saa 6 igihe cyo gushora hagati ya saa 7 saa 8 saa 9 igihe cyo guhindura saa 10 saa 11 mbere ya saa 12 igihe cyo koza inkongoro abagore bakamenya ngo inga zigiye gutaha iyo ni saa 12 ayihurira na saa 11 mu gukama ni mugoroba guhaza umugoroba amasaha rero agaturuna ibikorwa abantu bakora buri gihe kuko basogokuru nta kindi bakoraga ururimi rwabo rero rwarangaga igihe ku mirimo ibyo bintu bikorewe rero abantu batuye muri ako gace ruvuze ngo ni igihe cyo gushora inka zitashe ahita amenya ngo ni nkasangaye nuko riko babaraga igihe n'ururimi rwabo sero n'imirimo bakora ya buri munsi. Okay, murakoze cyane reka tugikomeje ndashaka kugira ngo nsabe mbaze ubu ukoresha icyongereza niruhe rurimi rundi imwe mukoresha ubu ngubu zikoroheye ushobora gutanga message muri ururimi n'uru kugira ngo abadukurikira tubwire n'inyungu yabyo. Icyambere no kumenya ururimi rwawe nibwo wimenya ukamenya uwo uriwe mwene nde wande yande wande wahe ukimenya iyo uzi ururimi rwawe uba wiyizi kwimenya rero si ukumenya wowe ni ukumenya abo muvukana bose ibyo musangiye mwemera ibyiza bibagwa neza n'ibibi muzira bibagwa nabi ukamenya n'amasano mufitanye n'abandi bose musangiye urugo rurimo. Umuntu udashobora kurota mu rurimi yita ko ari urwe uwo ntaba kibarirwa muri uwo muryango aba ari inshuti yabo umuhanyi wabo umuturanyi wabo. Ururimi urotamo nirwo rwawe aho urota niho iwanyu ibyo urota nibyo byanyu. Rero iyo ushaka kuganira n'abandi bantu bakure utagurutse ntumenya aho bweze kandi ubwenge burahurwa ntabwo abantu bahandi bagira ibyo udafite babigira mu rurimi rwanyu. Ugomba kwiga ururimi rw'ahandi kugira ngo uzamenye ibyo ushaka kwiyunguramo bafite nawe ubyigiye mu rurimi rwabo bikagufasha. Rero iyo byiyongereye ku rurimi rwawe utekereza ikintu kimwe neza kandi umwanya muremure mu buryo bwagutse. Aho hantu basa n'ubisobanuye mu magambo make ibyo ushaka kugira ngo mbaze neza.
twategetswe kwiga indimi z'abadukolonije twari dufite ayandi mahitamo. Abigishijwe kwandika n'abafaransa bategetswe kwiga urufukabi rw'abafaransa n'igifaransa. Abakolonijwe bakiga kwandika, gusoma no kwandika n'abongereza bategetswe kwiga ururimi rw'abakolonije, kuko bababwiye muri iryo terambere nibamenye ururimi rw'abashebuja kugira ngo babashe kuvugana nabo. Ni ukuri ko abantu bagiye biga indimi z'abakoloni babo kubera inyungu zo kugira ngo uvugane nabo, kandi bababwiye muri iryo terambere. Kandi nibyo, kugira ngo ubashe kumenya imitekerereze y'abagukolonije ugomba kubuza ururimi rwabo. Abadukolonije rero, abakolonije iki gihugu n'abari Mozambique igipolitike, nushaka ubutunzi bwo muri Mozambique ugomba kwiga igipolitike. Abakolonijwe n'abongereza, nushaka inshuti zo mu bihugu byakolonijwe n'ubwongereza ugomba kwiga icyongereza. Si ubushuti dushaka ngo ari cyo bazakumarira, niba ushaka ibyiza byabo. Ibihugu byakolonijwe n'ibifaransa, nushaka ubushuti no gusabana nabo uziga indimi zabo. Ubwo rero kuko isi yabaye umudugudu, umuntu asabwa ahatiwe kwiga indimi z'ahantu hose ashaka inyungu zo kugira ngo ubashe kuganira nabo, kunguka ibyiza byabo no kubimenya, kumenya imitekerereze yabo, ibibi bahuye nabyo, ibyiza bahuye nabyo. Iyo ubimenye mu rurimi rwabo nawe umenye uko ubyitwaramo byakugezeho, kandi ubimenya neza iyo wabyize mu rurimi rwabo. Okay, urakoze cyane. Turangiza ndashaka ko tukabavuga mu buzima busanzwe, kiriya gihugu bavuge muri Espanyol ni hehe? Twakoreye inama Brazil, dukorera inama Colombia, iriya ni Espanyol, ni muri Bogota. Twari Bogota Colombia, hariho abantu benshi cyane. Abantu benshi bari baje, abavuga icyongereza, abavuga ifaransa, abavuga igiportugais, abavuga icyespanyol. Twari twahuriye hariya rero. Noneho babona ngiye batarimo bansemurira, bamwe bagira amatsiko, abandi barababara mu gute umuntu yaba yaje mu nama ntimumusemurire. Inama ya mbere umunsi urashize, inama ya kabiri ntabwo twakuvuga undi inama yarangira umuntu mutamusemuriye. Kuva twagira hamwe se muradusemurira ko uriya ntimwamusemuriye kubera iki mudashobora guhana agaciro na tike yakoresheje aza mu nama. Barabwira ati rero mwese abafaransa, abongereza n'abaespanyol n'abaportugais mwakenera babasemurira, ariko uri yarimo arabyumva byose. Ni ukuvuga ngo hari hakoreshwaga izihe ndimi kugira ngo na indimi zose zikoreshwa muri one. Hari haje abantu baturutse i Burayi, Amerika y'Amajyaruguru, Amerika y'Amajyepfo, hari hateranye abantu bose, indimi zose zikoreshwa zikomeye, icyespanyol, igifaransa, icyongereza n'igiportugais. Donc we nta interpreter nta wari ufite. None umunsi wa mbere wa kabiri baratangara impamvu ngengize iminsi ibiri mu nama batansemurira. Umusaza rero wari murimo ababayahudi bati nta kuntu umuntu yahomba iminsi ibiri ngo n'iminsi ibiri isigaye ahombe. Barabwira ati rero byose arimo arabyumva. Turasaba rero niba bishoboka nimugoroba mu mwanya twigisha. Ubireba kwari kugira ngo wigishe cyangwa kwari kugira ngo bamenye neza ko umuyahudi udafite icyo umurusha ntaco wamwigisha. Utafite icyo urusha umuyuda ntiyagutega amatwi. Ukaba umurusha amafaranga aragutega amatwi imvuko nto yamurushije. Icyo umurusha aremera, niba ntacyo umurusha ntabwo atakaza umwanya ngo gutega amatwi. Rero bumvishe ko ngewe numva igifaransa ibo barimo basemurira. Abaturutse muri za Espagne, Portugal bajya kuvuga icyongereza bakabasemurira bakumva nge batansemurira. Azi ni icyongereza, ni icyongereza. Aho igiportugais cy'Espanyol ntibamusemurira arabizi. Bumvishe rero ko ibyo bishoboka, hariho bari bazi indimi ebyiri ariko nta bari bariho bazi indimi enye. Barati mu mwanya rero atanga ibitekerezo. Igitekerezo rero batangaga mu rurimi rumwe, ngewe nagitekerezaga muri zo ndimi kwa renye. Ntabwo rero aho igifaransa igarukira si icyongereza igarukira, ntibanganya amagambo n'igiportugais n'icyespanyol. Nibo babonye banezerewe kuri kuko bose nababwiye mu nivo y'ururimi rw'abanyina. Niyo mpamvu bafashije. Ariko iyo umubiri umuntu ibintu mu rurimi atumva neza yumva igice, ariko kuko bose nezi ndimi presque z'abanyina niyo mpamvu banyuzwe, kuko rero mbibabwira mu rurimi rw'iwabo. Kiriya gihugu kiteye gute geographique hameze bite? Kera habagaho kure y'abana hari ahamasa hekera bakavuga ngo hariya isi hekera, aho bakagira ngo ni kure. Twarimo tuvuga ko isi yarafatanye, abantu babikangukira bamenye ko nta kure hakibaho. Niyo iriya yitwa Zoom, tibashobora gutegeza n'umuntu wakoze Zoom ngo bamuhe n'ituro ryo kumushimira, yakuyeho tike y'indege, yakuyeho n'amadepanse. Internet ntabyo batekerezaho, ariko abo abantu batekereje
bwa Museveni ngo dukora inama nta ndege twafasha tituzongera kuva iwacu ngo tuze tujye kurwara za corona dutakaza amafaranga igihe kirageza abantu bakangukire gukorana amanama bari mu imfuruka enye z'isi barebana bavugana bagahuza kandi batari kumwe none barabimenyereye. Donc iriya jambo wavuze kugira ngo dusobanurire n'abarikurikije ryasobanura iki nani byose birashoboka. Donc ya jambo iyi message nti wari kubwira sekuruza waso ngo umuntu yavugana n'umuntu mu kindi gihugu mu bwonko bwe bifate umuntu asobanukirwa ikintu cyamaze kuba hari mu 2014 2015 iyindi nama twayikoze 2019 turangije corona hitiwe ayandi manama dukomeza kuyakorera buri muntu wese agakora inama mu cumba cye kandi tugafashwa. Twebwe rero tugomba kugabanya cost na risk abantu bajye baganira kandi batari kumwe noneho barebana tureke bya bintu bishaje ngo ukora urugendo uje kumurabuza wanamuramukiriza aha ukamubaza n'impamvu ijisho rimwe ryatukuye kandi ari mu yindi si akakubwira ngo yarayicaye cyane. Uradukangurira natwe kwiga iterambere n'indi umuganire n'abandi muve mu kazitiro ko kuguma gusa kuba robo muzima irobo muraziza abantu bese bazi robo yagukorera imirimo myinshi ariko ntimwaganira. Abagizi ba nabi banya California bari bakoze robo z'abagore ngo ntiza zitongana mu nzu kandi zikabakorera imirimo yose bashaka zikanabaraza ariko zikabakonjera kuko ntizihumekaga. Noneho abagore b'abanyamahanga barazamagana bamwe n'abagabo barazamagana ibo ntabwo amaso abakurira cyane nk'impumuro parfum niyo mpamvu bagenda bagira amaparfum. Sasa nubwo zigira amahoro zituje tutumva impumuro yazo ntabwo twumva amarangamutima yazo. Robo rero yakwinjiriza yaguha umutekano ikakwinjiriza n'amafaranga menshi cyane ariko ntiwayivugisha. Abantu bagomba kurenga ku urwego rwa robo. Umuntu rero ugomba kurenga kuba nk'ikirobo genda garuka cyangwa nk'ipunda irataha igatahana umuzigo ikajya kurya ubwatsi ikima ikabyara igacusa umwana wayo agakomeza taco yiyungura. Ikiremwa muntu rero gifite ubwenge buhanitse mu buryo guhora wigura byemerewe igihe cyose ugihumeka nta myaka umuntu atakwiga habe n'imyaka 100 wakigindu gishashwe gifata n'imyaka 100 wiga ikintu gishashwe gifata ubwenge bw'umuntu niko buri buteye kuko ibonye ikintu cya mbere ukagera ubwa kabiri urakimenya ukabukangurira abantu muri iki gihe ko bigi urakoze cyane bigi ibintu byose bishoboka bibafitiye akamaro mu gihe barimo. Urakoze cyane kuri icyo kiganiro twarugira ngo dusobanuze kugira ngo dusobanukirwe akamaro ko kwiga akamaro k'ururimi na kiriya kiganiro wakoze kugira ngo tumenye message yari irimo. Kuri ubwo rero twaba tumushimiye waba ufite ikindi gitekerezo cyangwa indi mpamvu wakenera kugira ngo usobanuze ku byo yatubwiye wakwandika commentaire tukazamushaka. Urakoze cyane. Murakoze cyane icyampa mukazakomeza gutera imbere mwatangiye gutera imbere mukomeje gutera imbere mukomeze mutera imbere kandi nimudatera imbere mubishaka imbaraga zizabasunika zibaganisha imbere mutazaho ziturutse. Murakoze cyane bye bye. Murakoze.